ufite inzozi zo kwiga, gukorera cyangwa kubaka ubuzima bw'ejo hazaza mu mahanga, reka Parrot Canada Visa Consultant Company Limited izigira impamo. Amahitamo yawe ni inshingano kuri twe, niyo mpamvu wishyura uko visa yawe yemejwe. Parrot irimo gufasha abanyeshuri ba masters n'abarangije amashuri yisumbuye kubona inguzanyo zibafasha kwishyura amafaranga y'ishuri ndetse nayo kubatunga mu bihugu nka Canada no muri USA. Ushobora no kubona buruse igera kuri 60% muri Canada cyangwa 90% muri Turkiya na North Cyprus. Kubera ubufatanye Parrot ifitanye na za kaminuza hirya no hino ku isi, iguha amahitamo yo kwiga muri kaminuza ikunyuze kandi ku giciro kidahenze. Byose bikorwa n'abanyamategeko b'inzobere kandi babifitiye ububasha. Parrot igufasha mu gihe ukeneye icumbi cyangwa se kubona akazi ka part time. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp ku kimenyetso cyo guteranya 1-831-302-02-26. Wanatwandikira email kuri infos@visaconsultantcanada.ca cyangwa ugasura urubuga rwacu visaconsultantcanada.ca. Parrot Canada Visa. Fly higher, dream bigger.